Yes, nk'ibisanzwe ni Dodos Kigali Rwanda kuri TikTok. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Adelphina Official. Nawe nasuhuza nyine abadukurikiye. Kuko mbona namuraye cyangwa muka. Amazina yanjye ni Ingabe Adelphina. Tubicara ni Adelphina Official. Ibisanzwe. Murakoze cyane. Okay. Ya, hari ikibazo gifite iminota itarenze 4 cyangwa 5. Kimaze iminsi kivugwa n'abanyamakuru ku maradiyo runaka ntazi, ariko nanazi birakaze. Reba urugero kuri ibi ngibi abantu bashinzwe umutekano, sinzi kuvuga kampani cyangwa runaka, sibyo ndabivuga mu marenga, ariko abo nzaba ndi kubwira bazaba bari kwiyumva. Nikoreye agataro kanjye ndi gushaka amayisha, nasize umwana n'umugabo nawe agiye gushakira ahandi cyangwa iki, sibyo? Ariko ngeze ahantu baramfashe, banyirukanseho, bantesheje ibyo nari nkoreye, babitaye hasi. Ahubwo se kugira ngo batwaye batanagukondaguye cyangwa bakwice, kugira ngo si amahirwe yego usigaye mbibona si umuntu barinde bamufata bakamujugunya mu mugezi w'amazi. ni ikibazo. Ariko nabo bayarenze ku mabwiriza. Ayihe mabwiriza? Hari ahantu wemerewe kutagera naho wemerewe kugera. Niba baravuze bati nta kuzunguza nyine, yego None tubicikeho. se twabishaka. Nta kuzunguza kandi ari byo bintu bintunze. Ndakora iki kindi? Nyine urahitamo indi mirimo igihugu cyemera, Yego. ari na leta yemera, atari ya yindi weho wigize tirusha. None se bwo ni ngombwa cyangwa birakwiye ko wafata umuntu uri kuzunguza se cyangwa wifitiye ako gataro kiwe Mufata ukamujugunya mu mazi n'ibyo byose? Wowe utekereza ko nta muryango ufite inyuma? Ari ukumuha isomo se, ari ukumuha isomo kugira ngo n'abandi barebe, kugira ngo atazongera akamukubita mu mazi. Oya, kugira ngo hatazagira undi wongera kuzunguza. Siko wari umubiri naryo Siko kugira ngo umane gutwara ufata umujyane muri gereza. Ubwo fate babiri batatu ubajyana, babiri batatu ubajyana. Yego ndabizuzura, ariko icyo gihe mu gufungura bazaba bakuye imisoro, sibyo? Icyo gihe banazavuga ati tuzatugarukira hano hana mana, dufite abana turera, dufite imiryango iri inyuma, dufite abana twishyurira, niho dukura minerivare z'abana, niho tugira gute. Nimba nta bundi bushobozi bufite gusa ibyo bintu nanjye ahantu nafasha leta, niba bashingira isoko runaka, tujye tumenya ngo abazunguzayi twajyaga tubona hano babarizwa hano. Ariko n'ubundi imiryango irafunguye ku banyagihugu bose, ko bazajya bajya mu isoko bakakaye ibibanza, ubundi bagatangira bagacuruza. Iryo soko riri hehe mu gihe ritaragera ahantu nk'aho hantu? Oya, ahantu hose amasoko arahari kandi buri wese yemeye kuyakoreramo. None kuki hari abazunguza hakaba n'abakorera mu isoko? Kuki bose batakorera mu isoko? Nimba atabonye ubushobozi bwo kujya muri iryo soko, iryo soko ikintu gisabwa, ikintu nishatse kuvuga, ikibanza agenda agaterekaho imyaka, sibyo? Aya maronji, izo nanasi, izoki, ayo mateke, ibiki, bijumba, ibintu bikomakomeye nyine mu mubiri, bituma umubiri ukomera. Aragenda bitereka ahantu ari uko yabanze kuhasorera amafaranga runaka, sinyazi. Kandi ugasanga amafaranga ari bwasorera niyo yayandi yari yaguzemo bya bintu. Nibyo nyine, nibyo byo kungura n'igihugu muri rusange. Buriya umuntu acuruza ariko adasora, aba ari guhombya igihugu cyane. Yego turabyumva. Akaba ari nayo mpamvu bisabwa ngo buri wese asore. N'uwo muzunguza igihe icyo ari cyo cyose atari gusora, aba ari guhombya igihugu. Rero igihugu ntabwo cyahomba kandi igihugu kibireba. Ndaguha urugero. Abantu babiri iyo bamwe bacuruza, umwe yishyura imisoro, undi nta misoro yishyura. Undi utishyura imisoro acuruza ku mafaranga makeya kuko nta misoro yishyura. Uwishyura imisoro acuruza ku mafaranga menshi, bigatuma atabona umuguzi. Ubwo rero abazunguzayi niyo mpamvu bakwiye kugira gute gucika. Muzunguzayi niba baravuze ngo
aha ntibyemewe. Wenda reka tuvuge ko ari byo byari bigutunze, wenda ushobora kujya nko ku murenge, niba sinzi niba bibaho, ukagenda ukavuga ati jye nari umuzunguzayi, ndagira ngo mu burenganzira nzunguze mu kwezi kumwe mbone kuva mu buzunguzayi njye hehe mu isoko. Ako nanjye numva ibyo bintu byabo ibyo byadukwiriye, niba tukavuga ati zunguzayi ngiye kuzaza nakitwa tante nyuma y'ukwezi no kuzaza nkorera. ibyo niba ubuyobozi bishobora. Twaganiraga kuri icyo kiganiro, twavuganaga n'abantu bazunguza, natwe batubwiragaho bakavuga ati nkamwe tubona kuri TV buri kanya, muzatuvuge icyo kibazo twumve ko hari abantu bagisubiza muri comment. Nk'uko bisanzwe yari Dodos Kigali Rwanda kuri TikTok. Iyo nicyo kiganiro twatugezeho. Nushaka kuduhereza inyunganizi, nushaka kutubaza ikindi kibazo kujyanye n'ibyo niyo by'ubuzunguzayi, ni amahoro nuko twandikira muri comment, twege aho tuba twicara cyangwa mu mirimo y'umunsi aho tuba turi, turagusubiza. Ciao ciao, yari Dodos Kigali Rwanda TikTok. Delphine Official, murakoze cyane. Murakoze cyane. Bounce.